basoma Bibiliya yera cyangwa ntagatifu handitswe ngo Imana yaremye umugabo ibona akeneye umugore ngo babyare bororoke ndetse buzure isi, ariko ntiyigeze irema abantu mu buryo bazabana bahuje ibitsina. Mu bitabo bitandukanye muri Bibiliya harimo Intangiriro igice cya mbere umurongo wa 27 no 28, mu Balewi igice cya 18 umurongo wa 22, mu Migani igice cya 5 umurongo wa 18 n'uwa 19. Aho hose hagaragara ko Imana yateganyije ko umugabo n'umugore ngo ari bo bonyine bagomba gukora imibonano mpuzabitsina mu buryo butandukanye. Ibyo bikubiyemo guhuza ibitsina, gukora imyanya ndangagitsina y'undi muntu ndetse n'ibindi. Aha wakwibaza uti se umuntu avukana icyifuzo cyo kuryamana n'uwo wahuje igitsina gute? Abemera Imana bavuga ko aricyo cyanatumye Imana irimbura Sodoma na Gomora. Bagifata nk'icyaha ndengakamere ndetse kigaragaza ibimenyetso by'imperuka. Ariko se ko tuvuka tukavuga ko iby'isi byahindutse kandi bigihinduka, wakwibaza uti se nibi biri mu byahindutse bitahozeho kandi biri mu iterambere turimo tugenda tuganamo? Ntabwo bisanzwe kumva mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu Rwanda muri rusange kumva mu nzu y'Imana bakira baryamana bahuje ibitsina. Benshi bakunze kubita abatinganyi. Uyu munsi ku wa kane tariki 28 Ugushyingo 2019 hasakaye amakuru y'itorero bivuga ko ari ry'abatinganyi. N'itorero bivuga ko riherereye i Nyamirambo mu mujyi wa Kigali. Umuhanzi wamenyekanye ku izina rya Kayitare Wayitare Dembe n'umwe mu basengera muri iri torero ndetse akaba ari n'umujyanama waryo. Ntiyemera ngo yerure ibyaryo, gusa yemera ko hakwiye kwakirwa n'abaryamana bahuje ibitsina mu rusengero kuko ngo n'abari abantu. Twavuganye amahushuka mu kiganiro twagiranye kuri telefone, ariko nuko yabidusobanuriraga. Iriya torero rero iriya nkuru yasohotse kumva bitari mu gihe cyo kwisohoka. Ya muntu nari namubujije kuyisohora ariko arakomeza arayisohora, sinzi kuko ari amafoto bari abantu bagaragazwe mu mafoto byagaragaye nabi ku buryo bari mu gushaka kujya kurega ko amafoto yabo yagiye hanze batarigeze batarabimwemereye. So kandi nanjye ubwanjye ejo yarampamagaye ndamubwira nti urimo kwandika ku biki ngo wowe ngo akajyamo ndamubwira rero niba urimo kwandika inkuru ntuyandike yihereye. Ariko aranga arayisohora. So abo bana rero babonye urubyiruko wabonye birimo kurukora nabi cyane, haba mu mafamile haba mu kibyazanye ibibazo. Gusa je ntabwo ndi buvuge ngo itorero rirahari, ariko ndi buvuge ko abantu byibuze itorero aho riri, amatorero ahari hose, kuko Yesu Kristo yaziye abanyabyaha. Abantu rero niba bafata nk'abanyabyaha bakwiye kuba babakira mu nsengero, kuko dogita ntabwo abaho abarwayi badahari. Umuganga burya akunda abarwayi cyane. Niba rero bavuga agakiza k'Imana bagahe abagakwiye bumva ko bashaka gukira. Mu nkuru y'igitangazamakuru RFI Afrique, umuhanzi uzwi nka Albert Nabonibo ukora umuziki uhimbaza Imana umaze iminsi yiyemereye ko ari umutinganyi, avuga ko nyuma yo kubitangaza atigeze yemererwa kuririmba mu rusengero kubera ko ari umutinganyi. Yivugiye ko yabitangaje kuko ngo yari arambiwe kubihisha, akumva ashaka kurenga ubwo bwoba no gutanga urugero rwiza kuri bagenzi be nabo bateye gutyo. Ngo akimara kubitangaza yabonye ubutumwa bwinshi bumusaba kureka impano ye y'ubuhanzi, cyane ko yahise ahagarikwa mu itorero rye. Yavuze ko amatorero ngo yamenye kuri umutinganyi ahita yumva ko umuziki ukora atari uw'Imana, ndetse bakumva ko umuntu adakwiye kujya ahagaragara. Nk'uko Yezu yabivuze, akavuga ko iby'Imana bakwiye kubiha Imana naho ibya Kayizari bakabiha ibya Kayizari. Ni nako bimeze kuri ubu, kuko leta y'u Rwanda itivanga mu myemerere ndetse n'ibyemeza amatorero akwiye gufatira abayoboke bayo bitewe n'imiterere y'umubiri wabo. Mu kiganiro twagiranye n'umuyobozi w'iri torero ryitwa Edari, Pasitoro Wiragiye Jean de Dieu, avuga ko mu itorero rye bakira bose barimo ndetse n'aba batinganyi. Ati iyo baje rwose turababatiza
ukababatiza mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Urusengero ni urwa bose. Mission dufite mu itorero ni ukubwiriza abantu ubutumwa bwiza, abizeye twabatiza mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Icyo mvuga, nimba abo bantu bazi ko ubutumwa bavuga bushobora guhindura umurozi akava mu kuroga, bushobora guhindura umusambanyi akava mu gusambana, ni ukuvuga ngo twebwe tuba dushaka umuntu uwo ari we wese kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza. Abantu rero bakumira abo bantu, navuga ko ntibazi icyo bakora, ahubwo bakabiyegereje ariko batabatunze agatoki, bakabigisha nk'uko bigisha n'abandi, kuko itorero rizamo umujura, rizamo umusambanyi, rizamo ingeri zose. Ubwo rero ibyo ni ivangura nk'irindi ryose. Nimba itegeko nshinga ritwereka ko nta munyarwanda ugomba guhezwa cyangwa avangurwe, nta n'impamvu y'itorero yo kubikora kandi leta ibibuze. uba winjira mu cyaha gihanirwa n'amategeko. Hanyuma hari umuhanzi umwe witwa Ruberi nabo nibo akora umuziki w'Imana, aho yaba ari umwe mu basengeraho. Nabo nibo Ruberi yaraje turasengana, ariko ntituramwakira, nta nubwo navuga ko mu gihe amaze nko mu mezi 3 ajemo nka 2 gusa. Ubwo rero yaje nk'umushyitsi kandi yararirimbye, yakoze umurimo w'Imana nk'uko we yawuhamagariwe. Muzamwakira ryari? Urumva muvuga ko mutaramwakira cyangwa ubundi mwakira? Oya, nta nubwo yeza bidusaba. Iyo umuntu ariko n'ubundi kuri jewe ku ruhande rwanjye avuze ati njyewe ndashaka kuba muri mwe ngasengeraho, ntabwo namwangira. Mwakira umuntu gute rero? Ni gute mu mwakira mwebwe? Kwakira umuntu, hari abakristo bacu tuba twarabwirije ubutumwa bagakirizwaho tukababatiza, abo ngabo babona abakristo. Hari undi uva ahandi akavuga ati ndashaka kubana namwe, ukaba umwe mu itorero. Iyo yabatijwe ntabwo twigwa tumubatiza, kumubatizo ni umwe. None icyo dukora twebwe, dufata igihe runaka, cyane cyane n'igihe tuba twateguyeho nk'inama rusange cyangwa se mu nama y'itorero, tukavuga ngo kanaka turamwakiriye, nyuma yo kureba imico n'imyifatire y'itorero. None ubwo ntufite ubwoba ko abakristu bamwe babona ko bidakwiye gukorana n'abantu baryamana bahuje ibitsina, kandi bo wenda bishobora gutuma bamwe bakuvaho? Ndetse reka mbwire, abantu 3 cyangwa 4 cyangwa 5 mu itorero ry'abantu 100, wumva hari icyo bitwaye? Ni ukuvuga ngo aho byaba ikibazo kereka ari bo gusa basengeraho. Ahubwo ndimo ndavuga oya, icyo gihe nabwo ntabakozi bangura. Ni nk'uko navuga ngo iri toro ni ry'abirabura gusa, nta muzungu yaza mukamusohora. Kugeza ubu mu Rwanda nta tegeko rihari rirajya hagaragara rikumira aba bana bahuje ibitsina. Kugeza ubu kandi nubwo mu bindi bihugu usanga bamwe bemererwa bagakomorerwa, mu bindi bihugu nanone usanga hari abatabyemererwa ndetse bakongeraho kubahohotera. Ibyo ariko mu Rwanda ntago birahagera. Nawe ufite icyo wabivugaho? Nitwa Simeon Stizo Muhumuza, iyi ni One Nation Radio ukomeje gukurikira.